Mwiriwe neza, reka tubahe ikaze kuri Telenews bwese mudukurikiye muri kano kanya, twizera kandi ko mukomeje kugubwa neza mu bice bitandukanye by'isi murimo. Mpa ikaze abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese mukurikira runo rubuga, nabashishikariza kandi gukomeza kudukurikira no gukomeza kwiyubaka kugira ngo amakuru tubagezaho azajya asakara kuri benshi mu buryo bworoshye. Hanyuma uyu munsi tujya kubagezaho inkuru navuga ko ikora ku banyarwanda benshi muri rusange. Ni inkuru tuvanga n'amakuru ariho kuri tele, ni inkuru kandi tuvanga n'ubusesenguzi bwacu kugira ngo irusheho kubanogera, tukanayivanga n'ibitekerezo muzaduha kugira ngo tuzarushaho kuyubaka. Ni inkuru ijyanye n'ubuzima, ikiguzi cy'ubuzima ku munyarwanda ubu ngubu gihagaze gute, by'umwihariko turahera mu mujyi wa Kigali. Ni inkuru ariko tuzakoramo ibice bitandukanye, tugenda turebera hamwe n'abaturage babayeho mu bice bitandukanye hirya y'umujyi wa Kigali, mu byaro bitandukanye. Leta y'u Rwanda ifite umukoro ukomeye, ubwo isi igenda itera imbere n'ibihugu bitera imbere, ndetse n'ikiguzi cy'ubuzima mu mujyi wa Kigali no mu Rwanda muri rusange kigenda kikuba, ariko wareba uburyo ki abanyarwanda binjizamwo amafaranga ugasanga biracyari ikibazo gikomeye, bityo bigatuma tuvuga ngo ikiguzi cy'ubuzima cyangwa se ubuzima mu mujyi wa Kigali by'umwihariko ku mubare munini w'abaturarwanda bisa nkaho ubuzima butagishoboka. Turabishingira kuki? Turaza kugendera ku makuru y'icyegeranyo cyangwa se inkuru dusanga ku rubuga igihe.com rwakoze, rusa nkaho rukora ubushakashatsi ku mibereho y'abatuye mu mujyi wa Kigali, ndetse bamwe usanga bayenga amafaranga menshi. Kugeza rero ku nkuru nawe ubwawe waduha, nanjye ubwanjye natanga nk'uwabaye mu mujyi wa Kigali cyangwa se nkuba mu mujyi wa Kigali, yaho umuntu winjiza amafaranga makeya ayo ashobora kuba yinjiza n'uburyo abayeho, bisa nkaho ari ibintu bikomeye cyane. Reka tubyinjiremo rero, nkusaba gukomeza kubana natwe, nuza gukunda inkuru wisharinga abandi, utanga ibitekerezo kugira ngo dukurusheho kubaka u Rwanda rwacu rw'abanyarwanda mu buryo burambye. Tuyinjiremo rero, nk'uko bigaragara ku kinyamakuru Igihe cyanditse inkuru kigira kiti imibare yabaye imibare mu batuye mu mujyi wa Kigali, ndetse bagerageje kuraranganya amaso no kubaza bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali uburyo babayeho bakurikije imishahara bagenda bahembwa. Mu by'ukuri wenda duhereye aha ku umushahara fatizo w'umunyarwanda usa nkaho umaze imyaka irenga 40 utarazamurwa, aho bigaragara yuko umushahara fatizo w'umunyarwanda ari amafaranga igiceri cy'ijana ku munsi. Ibi ni ikibazo gikomeye. Hanyuma ariko kuzamura umushahara fatizo nabyo bisa nkaho bikirimo imbogamizi bitewe n'uburyo korohereza ishoramari mu Rwanda ndetse no ku gihugu kikiyubaka. Ariko byose reka kugira ngo uze kubyumva neza, reka tubigendere ku buhamya ndetse n'ibitekerezo n'ubusesenguzi ndi bugende nkora. Kugeza ubu ngubu umunsi ku wundi ibicuruzwa, ibiribwa bigenda byongera ku isoko. Rero ingero ndagenda zihera ku bintu bisanzwe bya buri munsi kugira ngo urusheho kumva imbereho umunyarwanda abayemo, ndetse nanga n'ingero za bamwe mu bakozi navuga ko bagaragara ko ari benshi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu bindi bice, uburyo bahembwamwo n'uburyo ki ubuzima buhagaze mu mujyi wa Kigali. Nk'iyo urebye abakozi benshi igihugu gifite usanga ari abaganga, abarimu, ndetse n'abandi bakozi mu nzego za leta zitandukanye. Ubu rero wenda duhereye ku rugero nk'umwarimu utuye i Kigali, sinzi ko watekereza ko abayeho gute niba umwarimu aka kanya umushahara we nubwo wongerewe ukaba, tuvuge ko umwarimu mu kigo cya primaire ahembwa amafaranga ibihumbi 120, hagati y'120 na 150. Kugeza ubu ngubu ushatse wavuga ko umwarimu atabasha kubaho, kubera ko ikiguzi cy'inzu mu mujyi wa Kigali niba uhembwe 120 y'amanyarwanda, ikiguzi cy'inzu ku mwarimu ufite umuryango, ikiguzi cy'inzu ku mwarimu niyo yaba yibana ufite titre y'umwarimu, vema inzu yaba makeya yaba nk'ibihumbi 80. Hanyuma wakongeraho urugendo akora rwa buri munsi, gutega bisi, gutega amamoto, ugasanga muri bya 120 havuyemo nk'ibihumbi 30 bya déplacement. Afite abana, akeneye kurya, can you imagine ubwo buzima? Wenda tugendeye gato ku ngero dusanga ku kinyamakuru Igihe, reka duhere gato no ku mushahara wasa nkaho wisumbuyeho.
Iki kinyamakuru kikomeza kigira kiti ubwo batemberaga mu mujyi wa Kigali baganira n'abatuye uyu mujyi ndetse bifuza no kumenya uko ubuzima bumeze mu mujyi wa Kigali, baganirije umugabo winjiza amafaranga y'u Rwanda 600 ku kwezi. Bakomeza bagira bati turi kuganira yanyeretse ko amafaranga ahembwa 600 ari yanga ku buzima bwe. Yakomeje agira ati umunyamakuru yakomeje agira ati yambwiye ko nubwo ahembwa 600 ndetse agerageza kuyakoresha neza uko ashoboye, ariko ukwezi kukajya kurangira imibare neza yabaye imibare yabaye myinshi. Akomeza agira ati mu buhamya bw'uyu mugabo, akomeza agira ati muri 2023 nagiye mu nkengero za Kigali nshaka inzu y'ibyumba 2 birimo n'uruganiriro, banca amafaranga y'u Rwanda 120. Ariko ubu uko iminsi ishira urumva turi muri 2025 bamaze kungeza ku 200,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Nkuko byumvikana igiciro cy'inzu gikomeza kizamuka. Muri 2023 yishyuraga amafaranga y'inzu 120, ubu ngo bari kwishyura amafaranga y'inzu 200. Ubwo turi kuhereye ku muntu uhembwa 600, turi gutera imibare ngo twumve ukuntu ashobora kubaho. Uwo muntu afite umuryango. Akomeza atanga ubuhamya avuga yuko byibuze yagerageje kuminimiza igiciro cy'ibijyagura, ashobora guhahisha 230 mu kwezi kose. Ubwo turi kuvuga wa muntu uhembwa neza, navuga ko uri wayo mu buzima bwiza, agakoresha byibuze 70 by'ikiguzi cy'urugendo. Aha ubwo muri kumva amafaranga amaze kugera, tutarashyiraho ibindi ngenerwa byo kwishyura abana ishuri, tutarashyiraho ibindi ngenerwa byo kuba yagira izindi ngendo nayo nk'umugabo n'umuryango, kugurira abana imyambaro n'ibindi byibanze. Akomeza atanga ubuhamya avuga yuko ukwezi byibuze gushira akenshi na kenshi yagize amahirwe ntiyaba ari mu ideni, ariko inshuro nyinshi aba ari mu madeni. Ikinyamakuru igihe gikomeza kiganiriza undi uhembwa 400 by'amafaranga y'u Rwanda utuye ku Gisozi, ahagira ati nubwo membwa 400 by'u Rwanda ariko usanga mpora mu madeni, ukura amafaranga yo kwishyura inzu, kurya n'urugendo byose ugasanga yashize buri gihe. Ndi kubaho ruko nagujije gutyo, ubuzima bugakomeza gutyo. Mu byumve neza, duhereye ku bantu bahembwa amafaranga menshi, reka tugaruke ku baciriritse ari nabo benshi mu mujyi wa Kigali. Ibyo kandi tuwazi kugira tunabihuza n'ibiciro bigaragara ku isoko, ndetse ari nako kandi dukora ubusesenguzi tuza tureba ese leta y'u Rwanda ikwiye gukora iki, kuko tubona ibindi bihugu nubwo ibihugu byateye imbere nubwo bafite ibiciro biri hejuru, ariko ikiguzi nako umushahara fatizo w'abaturage usanga uri hejuru ku buryo babasha kubona amafaranga abatunga bakishyura inzu n'ibyo kurya kuri buri wese ubasha gukora. Ese byipfira he? Ese iwacu ntibyashoboka? Byagenda gute? Leta yakora iki? Ibyo byose mugenda mutwandikira comment aho hasi, ariko iyi nkuru iba iri constructive, iyi nkuru yubaka, kuko dukeneye kugira umunyarwanda uri ku rwego rwiza ubona iby'ingenzi byose nk'uko ibindi bihugu bibikora. Naga abanyarwanda byatunanira. So reka tubagaragaza ikibazo muri rusange. Iyo urebye mu mujyi wa Kigali, abantu benshi, umubare munini urenga nka 60% ntago bakorera amafaranga arenze 100,000 by'amanyarwanda. Kugeza ubu ngubu umuntu ukorera 100,000 by'amanyarwanda mu mujyi wa Kigali, inzu y'amakiya nk'uko bigaragara, tuvuge yuko ashobora kubona inzu y'50,000. Inzu y'50,000 guhahamo aka kanya ikiro cy'umuceri, amavuta, ibintu byose n'ibishyimbo. Abaganene bajya bakunda gutera inkuru ngo inyama z'u Rwanda, ibishyimbo mu Rwanda bigeze ku 1,200. Litiro y'amavuta ku 2,450. Litiro, ubwo turi kuvuga bimwe mu biribwa nkenerwa bya buri munsi, ndetse byoroshya ubuzima ku isoko aho bihagaze ubu ngubu. Wareba nk'ibindi biribwa nkenerwa bya buri munsi nk'imiceri, amasukari, byose byarazamutse ku buryo byose biri hejuru y'1,500. Rero wabibara mu mibare ugasanga ni imibare idahura ndetse idashoboka na gatoya. 75 kuzamura by'abanyarwanda ni abahinzi, babarirwa mu cyiciro cy'abahinzi ndetse batunzwe no guhinga. Wareba umuhinzi amafaranga ahembwa ku munsi yo yakoze yahinze ni amafaranga y'u Rwanda inote y'igihumbi ahenshi. Igihumbi aka kanya mu Rwanda nta nubwo kigura ikiro cy'umuceri,
nticyagura ibiro bibiri by'ibijumba, nticyagura ikiro cy'ibishyimbo. Ukibaza ukuntu umunyarwanda ukora inoti y'igihumbi azishyura inzu, akarya ibishyimbo n'umuceri, agahahira abana. Iyo urebye icyitwa ubuhinzi kirenga 75% by'abo baturage mu Rwanda bakora ubuhinzi, usanga nta mirima bakigira kubera ubukene n'ibibazo byatandukanye bya buri munsi. Bagenda barayigurishije kubera ibibazo. Bivuze ngo baba basigaye batunzwe no gukorera abandi no guhingira abandi. Guhingira undi rero uhembwa igihumbi ku munsi, namwe mukube amafaranga uwo muntu abayemo. Isukari iri muri 2,000 by'amanyarwanda. Umuturage uri gukorera inote y'igihumbi bisa nkaho nta buzima afite na butoya. Ubutaka bunini bwo mu Rwanda ubwinshi almost nka 1/3 gifitwe n'abihawe Imana. Abihaye Imana, Kiliziya Gatolika yihariye umubare munini w'ubutaka mu Rwanda. Ubundi n'ubwa leta, ubundi n'ubw'abakire bakeya bamwe na bamwe baguze amasambu bagurira abaturage bantaho nikora, kuko ibibazo biba byinshi bikarangira agurishije isambu yose. Bivuze iki rero? Ubuzima bw'umunyarwanda w'umuhinzi 75% b'abahinzi nta buzima bafite, kuko bari batunzwe n'ubuhinzi, nta sambu bafite. Muri kumva ndagerageza kubalansinga ikibazo. Ubuzima bwo mu Rwanda, imibereho y'umuturage isa nkaho idashoboka totally ukurikije income yinjiza mu mibare yose ifatika. Bizagenda gute? Bizaragira gute? Leta y'u Rwanda ikwiye gukora iki? Izakora iki? N'ibitekerezo bikwiye kwigwaho muri rusange. Gusa mu busesenguzi ndetse n'ibitekerezo byanjye, ndagira nongeramo nanjye uko mbyumva, namwe mutubwire uko mubyumva, muduha ibitekerezo mutwandikira kuri email. Muraza kubona aho hasi, mutwandikira aho hasi kugira ngo turusheho kubaka u Rwanda rwacu ndetse n'abanyarwanda. Niba mwamaze kumva neza ko ikiguzi cy'ubuzima ndetse n'ubuzima mu Rwanda ubu ngubu bisa nkaho bitagishoboka, ntago birangiye, hari icyizere ndetse n'icyerekezo. Murumva hakorwa iki? Dusaba iki perezida wacu ko ari intwari dukemurira byinshi, akorera iki abanyarwanda? Iyo witegereje imibereho y'ibihugu byateye imbere, yaba mu Burayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikintu bakoze, wenda ni ikiganiro cyagutse twazagarukaho igihe kinini, ariko ndi gusoza ino nkuru ndagaruka ku bitekerezo byanjye natanga nk'umunyarwanda, nunganirwa n'abandi, kuko twemera neza ko 75% kuzamura by'abanyarwanda babarirwa mu cyiciro cyo gutungwa n'ubuhinzi, kandi tukaba twemeranywa aka kanya k'ubwo buhinzi butabatunga kuko nta n'isambu bagira, ubuzima bwabo butagishoboka. Leta y'u Rwanda ikwiye kubakorera iki? Ibyo turabihuza. Aho isi y'ubuhinzi igeze, n'ubwo umuturage yaba afite umurima, iterambere ry'ubuhinzi aho rigeze bisa nkaho bidashoboka. Ngira ngo murabibona, Leta y'u Rwanda itanga amafumbire, ikatanga nkunganire ku bahinzi, ariko babibona bakanabigurisha kubera ubukene. Ni ukuvuga ngo uwo muhinzi nta bushobozi afite bwo gukora ubuhinzi. Ubuhinzi bugezweho bukeneye imashini zuhira, izivomerera, ikeneye amafumbire agezweho kugira ngo hakorwe ubuhinzi bwatunga abantu benshi ndetse havemo n'inyungu. Ibyo ngibyo ntabwo umuturage abifitiye ubushobozi uri muri cya cyiciro cya 75% turi kuvuga. Ikintu kibaho cyakwiye kubaho, njye uko myumva, ni ukwicara tukarebera hamwe uburyo ki Leta y'u Rwanda yakubaka ibikorwa remezo bituma abaturage hafi ya bose bagenda mu kazi, hanyuma hakazashyirwaho umushahara fatizo bagendeye ku buzima bw'abanyarwanda, nk'uko bigaragara nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Burayi ndetse n'ahandi. Ibino bihugu byagerageje gukora inganda. Niba ari abanyarwanda bafite ubuhinzi, bagakora inganda z'ubuhinzi, bakajya gukora mu nganda, hanyuma bafite ubushobozi bwo guhinga bagahinga, ibicuruzwa bikajya ku isoko biri donc ari byinshi, umusaruro mwiza, hanyuma n'aba muturage wakoze mu ruganda agahabwa amafaranga abasha kugura ibyavuye muri uwo musaruro. Donc hashyirweho uburyo bushoboka bwose mu ntara zitandukanye zose z'igihugu, hashyirwaho inganda, hanyuma hashorwemo abashoramari, bano bafite ubutaka, abihaye Imana, bategekwe gushora imari mu buhinzi, bakora inganda, abaturage bajye kwaka akazi, bakora akazi, bahembwe neza, nabo ubutaka bwacu tububyaza umusaruro. Actually ni kubw'umwanya muto, ariko muri iyo ngingo mu nkuru izakurikira ni ingingo nza developer nkabaha fact
nkatanga ibitekerezo byanjye uko nkurikije inkuru ziri hanze n'amakuru ahari, tukareba, ubwo nzaba nabihuza n'ibitekerezo muzaduha kuri iyi nkuru, byose nzabihuza shyiraho n'ibyo nzaba mfite kugira ngo turebe ese niba utaha twazakora inkuru yagira kuri government yacu, yagira ku munyarwanda wese, ikaba yagira ikintu ihindura ku mibereho n'ubuzima bw'abanyarwanda. Reka mbashimire kuri iyi nkuru gato tugarutseho. Ni inkuru irebana n'u Rwanda n'abanyarwanda n'ubuzima butameze neza, yaba mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hose mu Rwanda, ndetse tunifuza kugira ngo tuzakora inkuru izakurikiriye irimo ibitekerezo bitandukanye. Wakunze iyi nkuru n'ikindi gitekerezo twavuzeho, ushobora kutwandikira aho hasi muri comment. Wakunze ibiganiro byacu n'inkuru zacu, ukomeza dukurikire ukanda subscribe ndetse unasharinga inkuru ku bandi benshi batandukanye. Bye bye, mukomeze mugubwe neza.